twari dutangiye ikijyanye n'ubukwe byo si byo duhita tukibona icyo duhita tugisimbuka ikindi ahubwo congratulations yego kandi uzatubwire tuzi ubwo byatangiye buriya natwe yeah so ikindi warumva nkubaje nk'imyaka 20 maze ukora imiziki indirimbo ya mbere wakoze kuba zari hit ubu ko waririmbyemo ubwo umwana yaravutse afite ntabwo rwose indirimbo zo hanze bibaye ko nikora nayikora ariko ntanabibabwira ntubabeshye si n'ibintu ndi gutekereza ko ngiye guhitamo bibaye byaba ariko natekereza gukora indirimbo hano nziza cyane ko umuntu akwindirimbo yari nziza abantu barayikunda n'abana bayikunda n'abandi bakayikunda ikindi nabonye mu gisa n'ikijya kingora n'ibyo kucyumva no kubona uburyo njye nagikora ni umwanya umuhanzi mugiye gukorana utari hano abuha nacyo cyagiye kibamo imbogamizi ko twagiye dusa n'ababigerageza ariko niba ushobora kuba umwanya muto muri studio njye nta kintu nkora kumva nshaka nyine gukora ikintu tugiye umwanya icyo nacyo navuga ko iyo rero wumva ibintu nk'ibyo ugenda wumva atari ibintu wagenda cyane ariko generasi hari ubu kubishyiramo imbaraga ni nyuma yabo icyo bazagenera ko yaba mu bijyanye n'ubufasha ubwo ari bwo bwose niyo bwabo bw'amafaranga kuko ndabizi ko ari ikintu cyiza tutari kuba na supportinga kugira ngo icyo kintu bakigereho kuko niba imbaraga nyinshi bari kuzishyira ndabibona kandi ndabyishimira so tugiye ku bibazo bijyanye na Arsenal na PSG zose ni Visit Rwanda yero rwose n'abandi mo hagati abatsinda amahirwe yabo baze kugira amahirwe yabo ikindi yenda kugira ngo kijyanye na kiriya hari ikindi cya gatatu yego ntabwo ubu ndabitekereza ariko ni igitekerezo cyiza Bruce Rahari yabivuze n'ubundi twaratangiranye bibaza ko ubwo ari movement ihari bishoboka ko natwe twabigira ariko dukunda no gufata umwanya ibintu byacu twareba aho twitonze kuko nabyo tuzabireba ibyo twahareba niba bishoboka cyangwa bidashoboka mu myaka 20 rero njye ntabwo nigeze mba umuntu wafashije umuntu umwe ukundi ngo mufate musambure ako nafashije benshi cyane financially mentally muri studio kwandika byose ariko ntabwo twigeze tuzana ngo tubivuge yego ariko bo barabizi mu mutima kandi icyo kinshimisha iyo bagusabye ubufasha ukabubaha abantu benshi bakunda kuvuga ko ntaba mpari cyangwa ndi mu bindi ako buriya ba artiste turabana cyane kandi tukajya inama iyo banyeneye bagisha inama mu buzima busanzwe cyangwa mu bindi ukaba nk'abandi cyane nabona n'ikindi ndirimbo rwose so ntabwo yenda nigeze ngira umufata mu muzamure burundu ariko barahari mbaza ko na Manic azaba hari mu gitaramo twakoranye Kayole so yenda igikurikiyeho no kubafasha rero wamugani nkagera no akurira neza nifashe badaruka ukagira umuntu ufata ukamugeza hejuru cyane makabaza amafaranga y'ishyira mu makora mu mpuzamahanga n'abavuga ubugize kinini bivugaho nshobora kwiteranya ariko icyo navuga ngewe gikomeye nuko ntihagire umuntu baca intege ngo ntabikore ahubwo baratera munga cyangwa bafite amafaranga bayazana ahubwo noneho babiha umurongo muzima uburyo nyine twajya tugaruka ko gushora ntabwo ari bibi no kuyashyiramo sinini no gukora ibyo bakoze yitwaye muri Dabi n'umunyamakuru y'amayi King James 2018 ubwo twaganiraga mu kiganiro ubwo interview wambwiye ko mubazane ese ino bikari na wowe uteganya kwikoreramo iki urambwiye ngo ni vuba rwose ndi gutegura igitaramo cyiza vuba ahangaha none vuba ahangaha bibaye 2026 iyo myaka yose isi ni ibiwateguraga cyangwa bari babipanzazamo imbogamizi icyo ni icya mbere icya kabiri imyaka 20 maze ukora imiziki ufite imiziki myinshi ndetse myiza ni ikintu cyiza cyo kwishimira
ariko what's next, kubera ko iyo miziki yose nta collabo mpuzamahanga n'imwe iremereye irimo, n'itaremereye ntayo. Ni wowe utarabishatse, ese kutabishaka ko abandi bahanzi bakeneye audience yo mu Rwanda kuko uyifite, urabangira bigenda bite? Cyangwa ugiye gutangira kubitekerezaho nabyo bikoreho bihuha bivuga ko ugiye kuyiturongora cyangwa ukareka umuziki, ibyo bite? Urakoze. Arakoze cyane. Aha karitsiye mwumvikanye ikibazo wakimubwiye ngo point abaze, namwe hano umwe abaze. Murakoze cyane, nitwa Pondi Tigenda umusesenguzi. Reka mbaze King James ikibazo. Imyaka 20 wakoze umuziki w'Abanyarwanda barayikunda, ariko twabonye barumuna bawe n'abakuru bagira inyota yo kwambutsa muzika nyarwanda imahanga. Ese wabonye harimo izihe mbogamizi? Wabitekerejeho? Faze tugiye gutekereza nyuma ya 20 ushobora kubitekereza, cyangwa se isoko ry'u Rwanda rirahagije ku muhanzi? Icya kabiri, muri iyi myaka 20 nta muhanzi tuzi wahetse ngo tuvuge tuti wenda nkuko twabonye ba Diamond bahetse bari Ivani na ba Harmonize. King James afite n'umuntu we uri successful. Byatewe n'iki? Ese utekereza iki kuri icyo kintu? BK Arena rero mfite ikibazo nyibazanjye, mbona muzana ba Ruga n'abandi na ba Shensia. Ashake afite what twice in God what tour ari kumvisha abantu ba muri Semone, hari amatariki ari free. Niba mu byo mutekereza hari uburyo mushobora kuba mwamuvugisha ko mujye muzana n'abahanzi, n'ubundi byaba ari sawa cyane, ubwo muraza kuba mwabitekerezaho. Hari amatariki ari free adafite makazi, kandi Kigali ari byinshi dukora biba successful. Ndumva nta rindi banga hambaye uretse gukunda ibyo ukora no guhozaho. Iyo myaka yose James azaselebratinga, I believe ko twari turi kumwe from the beginning. So guhozaho iyo myaka yose dukora ibitaramo, nubwo bitasaga nk'ibihe ubu ngubu, ariko ko tugenda dukora kimwe kitwigisha ikindi kikaduhereza experience kindi. So numva nta rindi banga rimwe na rimwe. Urakoze. Korohereza abahanzi mu buryo bw'ubufasha, right? So nabivuga gute? Ni ukuvuga ngo umuntu aba afite aho agejeje nawe. Icyo kiraza ku byo mukunze kubaza ngo harahenze cyangwa ibiciro. Ibyo nabyo birumvikana ko hari uko biteye, hari ibigombwa, hari ibisabwa kugira ngo hakorere igikorwa. Natwe mu buryo twohereza nk'umwaka ushize, ntabwo urugero inshuro twakoranye n'abahanzi n'uyu mwaka bigenda again. Nabivuga ko nshimira BK kuri partnership natwe dufitanye na BK, biratworohereza natwe kugira icyo dufasha abahanzi. Ariko nanjye sinakwemera naba nkubeshye nkubwiye ngo buri muntu yazari akahabona, ibyo ngibyo naba nkubeshye. Ariko nuvuga ngo hari ibisabwa, hari kuza tukaganira, tukakubwira ibisabwa, ukatubwira igikorwa cyawe uko giteye. Ntabwo hari record nyinshi, hari nabo mu kwezi kumwe babivamo bakavuga ati hasange. Hari no agiyewe ndibukansi namuvuga, ariko hari nabo duha n'ubwo bufasha akavuga ati hari n'ibindi byinshi ntarageraho, numva ntabishobora. So we try our best, dukora ibishoboka bitewe nuko dufashijwe cyangwa tubonye ubushobozi buhagije. Ariko kandi icyambere intambwe ya mbere ikorwa na nyiri igikorwa ugishaka. Ibyo si muri mu myidagaduro gusa, abahanzi ari no muri sport n'ibindi cyangwa n'umuhanzi himself. Ibyo ugeraho byose biterwa n'uko how hungry or thirsty ufite muri icyo kintu. So rero dusaba abahanzi kutugana bakatubwira projet yabo, tukareba ibishoboka. Hari n'igihe twemerera partnership, ariko umuhanzi nk'uko mbivuze akareba hari ibindi byinshi bisaba. So rero kubohereza ndumva navuga ngo tugerageza uburyo bushobotse, ariko umuhanzi ateza nawe kuba afite level ariho kugira ngo bishoboke.
ariko ni ibintu uko mbivuga iteka inyubako ni y'Abanyarwanda, abahanzi n'Abanyarwanda